soma Bibiliya yawe usenge buri munsi, usenge buri munsi, usenge buri munsi. Soma Bibiliya yawe usenge buri munsi, uzabo n'imigisha. Soma Bibiliya yawe usenge buri munsi, usenge buri munsi. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Timoteyo wa 2 ibice 3 guhera ku murongo wa 16. Evangelizero Monde TV kwifurije umugisha w'Imana ndetse no gutungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka, kuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Imana. Kurikira porogaramu yo gusoma Bibiliya kuri Evangelizero Monde TV, maze umwaka uzashire Bibiliya yose uyirangije. Niba utarakora subscribe cyangwa kwiyandikisha kuri iyi shene, ni umwanya wawe kugira ngo iyi gahunda itazagucika. Ni buri gitondo Imana iguha umugisha kubwo koherereza abandi ubu butumwa bwiza. Shalom shalom. Soma Bibiliya yawe usenge buri munsi, usenge buri munsi, usenge buri munsi. Soma Bibiliya yawe usenge buri munsi, uzabo imigisha. Igitabo cya Yobu. Yobu igice cya mbere. Uburyo Yobu yari akomeye ari n'umukiranutsi. Mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubahaga Imana akirinda ibibi. Nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yari atunze intama 7,000 n'ingamiya 3,000 n'amapfizi 1,000 yo guhinga n'indogobe z'ingore 500 n'abagarugu benshi cyane. Uwo muntu yari akomeye kuruta abandi bantu bose b'iburasirazuba, kandi abahungu be biremeraga ibirori mu mazu yabo, umwe munsi yitoranirije. Bagatumira na bashiki babo 3 ngo baze basangire nabo. Nuko iminsi y'ibirori byabo yarangira kare mu gitondo, agatamba ibitambo byo koswa bihwanye n'umubare wabo, kuko Yobu yavugaga ati, ahari abahungu banjye bakoze icyaha bahemukira Imana mu mitima yabo. Uko niko Yobu yajyaga agenza iteka ryose. Satani ahinyuza ubukiranutsi bwa Yobu. Umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi na Satani yazanye nabo. Uwiteka abaza Satani ati, uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Uwiteka arongera abaza Satani ati, mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari nta uhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Maze Satani asubiza Uwiteka ati, ariko se ugira ngo Yobu yubaha Imana ku busa? Ntiwagiye se umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo ye agwiriye mu gihugu? Ariko rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose,
nawe azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka asubiza Satani ati, dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse we ubwe uri kumuramburira ukuboko kwawe. Nuko Satani aherako ava imbere y'Uwiteka. Imana yemerera Satani kumunyaga no kumwicira abana. Maze umunsi umwe abahungu be n'abakobwa be barasangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza imbitsi kuri Yobu iti, amapfizi yahingaga n'indogobe zarishaga iruhande rwayo, maze abasheba babyisukamo barabinyaga, ndetse bicishije abagaragu inkota. Ninjye warokotse njyewe wo kukubikira. Akimara kubika ibyo haza undi ati, umuriro w'Imana wavuye mu ijuru utwika intama n'abagaragu birakongoka. Ninjye warokotse njyewe wo kubikubikira. Akibivuga haza undi ati, abakarudaya biremyemo ibitero 3 bisuka mu ngamiya barazinyaga, ndetse bicishije abagaragu inkota. Ninjye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Akibivuga haza undi ati, abahungu bawe n'abakobwa bawe basangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza inkubi y'umuyaga iturutse mu butayu ihitana imfuruka enye z'inzu, maze inzu igwira abo basore barapfa. Ninjye warokotse njyewe wo kubikubikira. Yobu ntiyabyinubira, akomeza gushima Imana. Maze Yobu aherako arahaguruka, ashishimura umwitero we, arimoza, yikubita hasi, arasenga ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubintwaye. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icyaha, haba no kubiherereza ku Mana. Yobu igice cya 2. Satani asaba Imana guteza Yobu indwara ngo imugerageze. Undi munsi abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, na Satani ashengeranya nabo ku Uwiteka. Uwiteka abaza Satani ati, uturutse he? Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kuyizerera. Uwiteka abaza Satani, aho witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawuhwanya nawe mu isi, ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Yakomeje gukiranuka kwe nubwo wanteye kumugirira nabi, nkamuhora agati. Maze Satani asubiza Uwiteka ati, umubiri uhorerwa umubiri, ndetse ibyo umuntu atunze byose yabitanga ngo abicunguze ubugingo bwe. Ariko noneho rambura ukuboko kwawe ukore ku magufa ye no ku mubiri we, azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka abwira Satani ati, dore ari mu maboko yawe, keretse ubugingo bwe gusa abe ari bwo wirinda. Satani atera Yobu ibishyute, yanga kubyinubira. Nuko Satani aherako arasohoka, ava imbere y'Uwiteka, ateza Yobe ibishyute bibi, bihera mu bworo bw'ikirenge bigera mu gitwariro. Nuko yishakira urujyo rwo kwishimisha, maze yicara mu ivu. Umugore we aramubwira ati, mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe? Ihakane Imana uyipfire. Ariko aramusubiza ati, uvuze nk'umwe wo mu bagore b'abapfapfa. Mbese ye twahabwa ibyiza mu maboko kw'Imana, twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana?
tukanga guhabwa ibibi. Muri ibyo byose nta cyaha Yobu yacumurishije ururimi rwe. Inshuti za Yobu ziza kumusura. Nuko inshuti za Yobu eshatu zumvise ibyo byago byose byamuteye ziraza, umwe aturutse iwe undi we, Elifazi w'umutemani na Biludadi w'umushuhi na Zofari w'umunamati basezerana kujya kumuririra no kumuhumuriza. Barambuye amaso yabo bakiri hirya, basanga yarahindanye, baramuyoberwa. Batera hejuru bararira, bose bashishimura imyitero yabo, bitera umukungugu ku mitwe no mu kirere. Maze bicarana nawe hasi, bamara iminsi 7 n'amajoro 7, kandi ntawagize icyo amubwira, kuko babonye ko umubabaro we ukabije cyane. Yobu ibice 3. Hanyuma y'ibyo Yobu aterura amagambo avuma umunsi yavutseho, aravuga ati: umunsi navutseho urimburanwe n'iryo joro havuzwe ngo mama yasamye inda y'umwana w'umuhungu. Uwo munsi uhinduke umwijima, Imana iri hejuru ye kuwitaho, kandi we kumurikirwa n'umucyo. Umwijima n'igicucu cy'urupfu biwigarurire, igicu kiwubarareho, igitera ubwira kabiri cyose kiwutera ubwoba. Iryo joro umwijima w'icuraburindi urifate, rigiye kunezeranwa n'iminsi y'umwaka, rigiye kubarirwa mu mubare w'amezi. Ni ukuri iryo joro riba ingumba, rigiye kumvikanamo ijwi ry'umunezero. Abavuma iminsi bakitegura kubyutsa Lewiyatani barivume. Inyenyeri zo mu kabwibwi karyo ze kumurika, ritegereze umucyo rigiye kuwubona, kandi rigiye kubona gutambika ku museke, kuko ritazibye inda ya mama ngo rihishe amaso yanjye umubabaro. Ni iki cyatumye ntapfa nkiri mu nda ya mama, simpeze umwuka nkivuka? Ni iki cyatumye mama anshyira ku bibero akampa ibere? Iyaba ariko byagenze, ubu mba ndyamye nkaruhuka, mba nsinziriye, niho mba nemeze neza, ndi kumwe n'abami n'abategeka bo mu isi biyubakishirije ubuturo. Cyangwa ndi kumwe n'ibikomangoma bifite izahabu byujuje amazu yabo mu ifeza. Iyaba narabaye nk'inda yavuyemo itazwi, simba ndiho nk'impinja zitigeze kureba umucyo. Aho niho abanyabyaha bareka kurenganya, aho niho abarushye baruhukira, aho niho imbohe zose zibonera amahoro. Ntabwo ziba zikihumbira ijwi ry'urenganya. Umuto n'umukuru niho bari, kandi umugaragu ntahategekerwa na shebuja. Ni iki gituma iha umunyamubabaro umucyo, kandi ufite intimba mu mutima ikamubeshaho? Kuko yifuza urupfu ntarubone, akarucukurira kurusha uko abantu bacukurira izahabu ihishwe. Iyo abonye igituro arishima cyane akanezerwa. Mbese umuntu ubura aho ajya, Imana
kubira hamwe ni iki gituma ubona umucyo? Kuko kuniha kumbereye ibyo kurya, kandi imiborogo yanjye isukwa nk'amazi. Icyo natinyaga nicyo cyangezeho, kandi icyanteraga ubwoba nicyo cyanjeho. Simfite amaboko, sintuje, kandi singuwe neza, ahubwo ibyago nibyo bintera. Yobu ibice 4. Elifazi aravuga, maze Elifazi w'umutemani aramubwira ati, mbese umuntu yagerageza kuvugana nawe ntiwagira agahinda? Ariko ninde wakwiyumanganya ngo atavuga? Dore wigishaga benshi, kandi wakomezaga amaboko atentebutse. Amagambo yawe yaramiraga uwari ugiye kugwa, kandi wakomezaga amavi asukuma. Ariko noneho ni wowe byateye, kandi urihebye. Bikugezeho nawe uhagaritse umutima. Mbese gukomera kwawe si uko wubaha Imana, kandi inzira zawe zigororotse si zo ziguhesha ibyiringiro? Ibuka ndakwinginze, ninde wigeze kurimbuka atariho urubanza? Cyangwa hari ubwo umukiranutsi yaciriweho iteka? Nk'uko nabyiboneye, abahinga gukiranirwa bakabiba amahane, nibyo basarura. Bicwa n'umwuka w'Imana, kandi barimburwa no guhuha k'umuyaga w'uburakari bwayo. Gutontoma kw'intare n'ijwi ry'intare y'inkazi birahora, n'imikaka y'imigunzu y'intare biravunagurika. Intare ishaje yicwa no kubura umuhigo, kandi ibyana by'intare y'ingore biratatana. Nuko hariho ijambo nabwiwe rwihishwa, maze ugutwi kwanjye kwakira guhwihwisa kwacyo. Nibwiraga mbitewe n'iyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo, maze mfatwa n'ubwoba mpinda umushyitsi. Bituma amagufa yanjye yose akomangana, maze umwuka ampita imbere, umusatsi unyosoroka ku mutwe. Ahagararaho, ariko nyoberwa uko ishusho ye isa. Imbere y'amaso yanjye hari ikintu, habaho ituze, maze numva ijwi rivuga ngo, mbese umuntu upfa yarusha Imana gukiranuka? Mbese umuntu yarusha umuremyi we kubonera? Dore ntabwo yiringira abagaragu bayo, n'abamarayika bayo ibabonamo amafuti. Nkaswe bo baba mu mazu yubakishijwe urwondo, urufatiro rwayo rukaba rushinzwe mu mukungugu. Bameneka nk'uwakandagira inyenzi. Guhera mu gitondo ukageza nimugoroba bararimburwa, bapfa buheriheri, ntihagire ubyitaho. Mbese umugozi w'ihema ryabo wabakuwemo, bapfa bataragira ubwenge. Amen.